Niba utegereje gutunga amafaranga menshi ngo utangire kuyacunga neza, uzategereza ubuzima bwawe bwose. Ikosa rya mbere ry'ubukene si ukubura amafaranga, ni ukudahungira mu mibare ukibyuka. Icya mbere, pay yourself first. Banza ubika 10 byayo winjije yose mbere yo kwishyura buri muntu wese. Icya kabiri ni track every cent. Andika buri ruseke cyangwa se buri giceri usohoye. Iyo utazi aho amafaranga ajya ntabwo uzigera akugumaho. Yobora umufuka wawe uno munsi. Iyo umaze kwishyura no kumenya aho amafaranga yawe ajya, dore ibindi bintu bitatu bigufasha gukura mu bukene niyo waba winjiza make uyu munsi. Icya mbere, kill small debts. Agarika amadeni y'ubutaka cyangwa se ay'indabyo akurira energy yo gukora ariko nta kintu na kimwe winjiza. Icya kabiri ni needs and wants. Banza ugure icyo ukeneye kugira ngo ubeho, aricyo needs. Utegereze icyo ushaka ngo wishime, aricyo wants. Icya gatatu ni emergency fund. Bika amafaranga azagutabara mu kaga kugira ngo utazigera usabiriza. Ubukire ntibuzanwa n'amafaranga twinjiza, buzanwa nayo tubika. Abantu benshi bavuga ko gucunga amafaranga make bidashoboka, ariko nanone niyo nzira yonyine yo gutuma aba menshi. Reka nkwereka amayeri y'abanyembaraga bakoresha kugira ngo ruseke imwe ibyare indi, n'uburyo ushobora kubaka discipline uyu munsi. Icya mbere ni the 10% rule. Iyo wiyishyuye mbere uba ugaragaje ko ufite agaciro kurusha fagitire n'amatiku. Ayo mafaranga niyo azubaka ishoramari ryawe ry'ejo. Icya kabiri ni expense auditing. Koresha app cyangwa iteka notebook, wandike buri kantu waguze. Nyuma y'ukwezi uzatungurwa n'amafaranga utakaza mu bintu bitagufitiye akamaro. Icya gatatu ni debt management. Amadeni y'abantu, social debt, niyo yica amahirwe. Ishyura rero umwenda muto vuba kugira ngo ufungure inzira y'umugisha. Icya kane ni delay tactic. Niba ubonye ikintu ushaka kugura ariko kitari ngombwa, tegereza iminsi 3. Akenshi uzasanga warusunitswe na dopamine gusa udakeneye icyo kintu. Iya gatanu ni security net. Emergency fund iguha amafaranga iyo mu mutwe, peace of mind. Iyo ufite aho ufite agafaranga ufata ibyemezo by'ubucuruzi utajenjetse. Gucunga amafaranga ni umukino w'umutwe, ariko nanone niba ushaka gutsinda uyu mukino, kora subscribe hano kuri Venados Cricket Diaries, kandi tujye tubana buri munsi kugira ngo turebe uko twakiyubaka.